mperutse kuyizana nyita nakumirwa. Umva impamvu nahise nakumirwa mu mazina yose muzi nayo nayiha. Iryo ni izina ryihariye yihaye. Yavuze ntishinge uko mubonye witwa nakumirwa. Muri iyo ngiki y'abahari umugore ahari Imana yose kuba kubita ijisho n'igusohoka murayibona. Nta igiceri cy'atanu ntabwo ari byo kuvugira bazabyivugira. Yitwa nakumirwa. Iyo wiringiye nta myaka idakoreramo wanyumvise neza we no muri mirongo icyenda no muri ijana iyo bangira ngo tabara irakora n'Imana yo mu misozi n'Imana yo mu bibaya n'Imana yo mu rusomeri n'Imana ukora n'Imana y'imfubyi n'Imana y'abafite ababyeyi n'Imana y'abise n'Imana y'abatarize n'Imana zobenepa n'Imana y'abagufi n'Imana y'abarebare n'Imana y'abakodesha n'Imana y'abafite abatuye mu kirere muri nivo n'Imana y'abagenda mu kirere n'Imana y'abagenda ku butaka n'Imana yo gutegereza ndetse n'Imana n'Imana zobe n'Imana y'ababyaye n'Imana y'intumwa zitarabyaye n'Imana ibera hose cyane. Yitwa Imana ishobora bigahera Satana ishobora bigahera ibihano muri siporo ishobora byose. Abantu batajya bemera umunsi nkora Mariya umuntu yasanze mvuye guti bari kwidekura imbere y'iwanyu aravuga ngo iyi modoka yayobye. Ukuntu abantu batajya bemera ayisanga imbere y'umuryango bari kwidekura ngo yayobye kandi aho hari n'umugeni y'ibiri gutwara ariko kubera ukuntu bazuba amaso ntabwo bumva ko yaba ariko byararangiye n'abana babyumva batabyumva. Reka mbibutse ko Imana ivugana natwe neza ibivuga nawe bashishe n'igiye kuko yavuganye nawe ntawe bazabura cyumva icya usekera izabaza abo muvugana izabaza abaturanyi izabaza umuntu cyane izabaza umushumba wawe izabaza abanyakuri bene wanyu izabaza abavuga butumwa ariko mwateye hambere n'uruzo rw'ibyo ngo wisige ibibazo kubera gusoma ko ibintu biba yabitekerejeho. 30 ngo nizo zigezweho bagiye kubaka itawize bifatireho umutekereze n'ibindi bisubaka nanjye abafite n'icyaha ntabikisha ubwabo asti iyaduhaye Yesu yakuye mu bikorwa by'Imana iyaduhaye Yesu ibyiringiro mu buzima. Iyo udafite ibyiringiro nta buzima. Iyo udafite Imana nta buzima. Iyo ufite Imana ubuzima. Iyo ufite Imana iterambere. Iyo ufite Imana icyubahiro. Ushobora gusuzugura uyu munsi ariko Imana ikakuzanira icyubahiro. Hari igihe Imana ikakubaza icyubahiro ikabanza ikakwibaza. Imana yabanze y'amavuta imuherutse ntabwo yigeze ibanza ibintu biriya tubana akira amavuta azakuhuza n'abantu. Amavuta azakwijiza ibwami udasabye Odiyasi. Amavuta azakuhuza n'abasenateri. Amavuta azakuhuza n'amashenerali. Amavuta azakuhuza n'abakora ibwami ku kigega imubanza igihatsi n'indi muri iterano muri uyu mugoroba. Imana kubanze igihatsi n'indi kijyanye n'inzozi rero Imana kuzimo ariko babyakire batera aleluya. Imana kubanze ikubanze n'indi kijyanye abantu bagize gute bavuze amateka yabo ntaya ariko ukeneye amavuta y'umuntu uriya manzi umenye ko umuntu yabaye hati ntabwo ari muri ba bantu barishaga ubugari ubundi kurisha ubugari ubundi soko murabizi abibwirwa n'ikizi ufata ubugari ukagurisha ubundi ugakoroga agafuka shirama kwa nasome shaka ko umusirimu w'isome some ry'abakiriya k'imateka yabo some ry'abaki ufata ifu y'ugaruka yikora umushyiramo akundi ugafata ugaruka usohoka bikozamo kugira ngo byewe n'agasenga natashabanza barabireba akundisha barabireba kuko ntabwo gutana umuntu bambagaje mu minsi yashize mwihanganira uvugira imbere ya kamera wenda kazanamugeraho editing muzakavana hari yazabona umuntu ntabonye nambaye ubusa ndetse nambaye ikabutura n'ikiguzi cy'abagore mubonye uyu munsi n'isimante ndetse neza Imana imuye mwakuye imuye warwangiranye n'imiryango n'imuzero shaka umva abantu tutabeshejwe bari kumura kabya ngo kwambara ko mugize ngo rakabya kwambara neza
gukerageza rwose ngo vurema nawe mugakabya reba umujyanama ntabwo ajya nambaye ikabutura n'ikigugu cy'abagore ngo mwete mugakabye kwambara n'abakiri kwambara n'ishati wenda mvuge n'imbabazi afite narambwira icyo bikoze nange nakabije kwambara nabi ubu ndimo ndakabya kwambara niko byavugaga neza ukabiyobera byuba mu mwuka neza aho byari fresh kasi ugira kandi uko byari bimeze yaraje hose ubundi bisubizo uko byavugaga byari byiza cyane very uvuga ngo very good noneho kubise muri network y'amavuta kuriya hari abantu bazi mu buzima bwacu ngo hari ahandi hantu buteye Yeremiya 17:7 igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 17:7 hari ijambo rivuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro kuko azabana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi ntikizatinya amapfa ntacana ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto nikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi nikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Muri uyu mugoroba muri uyu mwanya turavugana ku ijambo rivuga kudatakaza ibyiringiro cyangwa se kugira ibyiringiro. Ngira ngo tuganire iminsi itari mikeya, ibihe bitari bike. Iyo tuvuze ibyiringiro hari ikibyara ibyiringiro. Ibyiringiro bibyarwa no kwizera, kwizera kukabyarwa no kumva. Abaheburayo 11 hagaragaza kwizera icyo ari cyo. Abaheburayo 11 isomye Abaheburayo 11 bavuga ngo kwizera no kumenya rwose udashidikanya ibyiringiro ko bitazabara n'ibindi. Hepfo bagenda bakora impano mu kwizera n'ibindi. Ariko ntushobora gutunga kwizera utumvise. N'abantu bose bagiye bakira igitangaza gusumba muri Bibiliya babanje kumva. Ari Barutomayi yumvise ko hanyuze Yesu mwene Dawidi. Ari babandi bagiye bakira irembo babanje kumva amakuru ya Yesu. Ari uriya mugore wari umugogo yabanje kumva amakuru ya Yesu. Icyo bizeye Kristo bibahesha ubuzima. Zakayo yabanje kumva amakuru ya Yesu. Kurira igiti byaje nyuma. Yesu kumuvugaho byaje nyuma. Kumubwira ngo uyu munsi ndarari wawe byaje nyuma. Yarabanje kumva. Amen. Noneho ndashaka mbabwire icyo bita ntabwo ari buvuge kwizera, ahubwo ndavuga ku kintu bita ibyiringiro. Iyo tuvuze ibyiringiro bisobanura ubuzima, icyo bishatse kuvuga ibyiringiro mu minamagambo muri Samari nicyo bita ubuzima, nicyo bita kubaho. Buriya bari abantu bose bumva biyahuye bimanitse umuntu yamwanze akajya kuri taje ya nifuzinga yo kwamamaza bakamanuka bagaturika. Bari abantu bose nta byiringiro bafite, nta n'Imana bagira mu buzima. Ubundi iyo Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, urumva ikintu kibanza. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro. Kuvuga ngo mu Kinyarwanda cyemwe iyo wizeye Imana ikubera ubuzima. Niyo mpamvu muri ibi byaribwiramo ngo tugufite ntitwifuze undi murengezi. Haleluya. Yarabwira ngo uhereye kera kose abakwiringiraga bari mu mahoro. Haleluya. Kandi aravuga ngo tugufite ntitwifuze undi murengezi. Imana ishimwe cyane. Kwikirize haleluya. Ibyiringiro n'umuntu uzakubaza ngo ibyiringiro ni icyo byumva tuzamubwira ngo ibyiringiro ni ubuzima. Ibyiringiro biguhesha kubaho. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo bahise berekana icyo azaba cyo hanyuma yo kuba wiringiye Imana uzahita umera ute? Yavuze ngo uwo muntu wiringiye Uwiteka azahita amera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, hafi y'imigezi, gishorera imizi yacyo ahantu. Kugira
cyaka abantu bino baravoma mwese mufite amazi mu rugo wenda ibyo ari byose ntabwo nta bintu by'imigezi muhizi ariko abantu bari kubwiriza ni hafi y'abantu mu rugo si kwigisha mwebwe ntabwo muba mwayibuzemo ubushatse navuga ngo amena mutahe none se igiti giteye hafi y'amazi n'igiti giteye ku rutare kuba byagana cyo ese muri mu muranywa umuntu wariye ibiryo bizima n'uwariye ibiryo bitameze neza urumva bagana cyo birakura ntabwo bihura ni ukuvuga ngo igiti giteye hafi y'amazi gishobora kuba cyakuma hejuru birumvikana birashoboka izuba ryagicanye ariko hari igihe byanga byakunda kubera ahantu cyashoye ya mizi yacyo izavoma ya mizi igahereza igiti cya giti kigahereza amashami ya mashami agahereza amababi. Amen. Mwabyumvise ubuhererekane ubuzima bwacu ntabwo buva aho tuvuka no ntabwo buva muri papa na mama na bene wacu n'inshuti zacu no ubuzima bwacu abizeye Imana bamenye Imana bushingiye mu Mana twebwe tuvoma mu Mana ibidutunga birava mu Mana uko tuzabaho birareba Imana niko mutavuga mbere ngo se Yesu Kristo uko Imana basiga birareba sekete ni mu Mana kuko biravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri bingahe muri byose inshingano z'Imana Imana ko byavugaga neza urabiboneye byuba mu mwuka neza aho byari fresh kabisa ugira kandi uko byari bimeze yaraje rwose ubundi ibisubizo ko byavugaga byari byiza cyane very uvuga ngo very noneho muri network y'amavuta buriya hari abantu benshi bazi mu buzima bwacu ngo hari ahandi hantu buteye ngo bushingiye kuba warize cyane nabyo ni byiza ngo bushingiye kuri famiye ibyo bijya birangira ubuzima bw'abizeye Imana bushingiye mu yo bizeye ubuzima bw'abandanye Imana kubaho kwacu kubaho kw'abo bantu ntabwo bushingiye ubutabazi bwabo butukiriya bugufika ibintu byabo bantu bitegurirwa kure Imana ibitegurira kure ariko bikabageraho Imana yabitunganyije amashyi y'umuntu kandi bagera ku haleluya ubutabazi bw'abantu b'Imana nta kindi kintu bushingiye mu Mana. Birashoboka ko izuba ryacana birashoboka ko amapfa yatera ibyo mujya mugendera ko amapfa ajya akazi kakabura ugatega indege ntiguruke ukajya ku kiyede bakakwirukana bagasigaza abandi nawe ushimaraga izuba rikagucana ibyo wigiye nuba ari byo ukora ukaba warize nuza hariya ntuza bijya mwiza ariko no kubyinjira byane ariko uzi kubona umuntu wize ikiganga ariko wari kwigisha ari muri pirimeri ariko isi ni danje hari umuntu wavuze ngo ibaga nta kinya ngo nisakaye noneho hari igihe imvura kunyagira ahandi izuba rikibaze abantu turi kuvumbura nta kibazo kugenda abona ibintu ari bitanu noneho hari igihe amapfa acana byumve neza hari igihe amapfa agira gute muvandimwe acana izuba rikagira gute rigacana izuba rikagucana ukajya ubona amapfa yahindutse ijoro sinzi mwebwe niba ntawe ryabaye n'ikibazo njya kwiriza abantu bose bavukiye ahantu heza muri somo gusa hari ijoro uraramo iri joro ryabaye nk'imyaka 40 maze ku isi ijoro ariko ibibazo bigenda mu Rwanda uzi ko ijoro rimwe rishobora kuba imyaka maze ku isi ijoro rimwe gusa riri ukajya ubona ukabwira ngo bwakeye kubera ko ijoro rimwe ridashaka kucyana uheruka kureba ku isaha saa saba ugasanga yongera iminota 15 ukajya ukavuga ati ubu burakeye ugasanga yongera iminota 5 mu izina rya Yesu iri joro rizacana ijoro rikaba ijoro muranyurira ibihe bikaba ibihe bibi ariko naho ibyo bihe byaba bibi abantu biringiye Imana bafite ibyiringiro mu Mana munyumve neza ntibakangwa n'ibyo bihe ahubwo bakanga ibyo bihe ntibatera ubwoba n'iminsi ahubwo batera ubwoba iminsi munyumve neza ntibatera ubwoba n'ubutaha ahubwo ubutaha bwo kumva bose
yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro, uruhu rwarashize, aravuga ngo haracyariho ibyiringiro, nta giti cyapema kizongera ekiyama ngo kizongera gisibuke. Kisongera cyongere gusibuka kigira amababi y'igikoni. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariko, aravuga ngo uruhu rwanjye rumaze kubora, umva ibyiringiro, ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye azahagarara ku isi nkamureba, amaso yanjye niyo azamureba, ntabwo ari ayo azamureba, ahubwo ni jyewe uzirebera umucunguzi wanjye, nzirebera Imana yanjye. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ko Imana ntabwo yanyica, nzapfa niringiye gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Asoza avuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yose. N'iki Dawidi yavuze mu bibazo bye aragiye intaha. Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, sinshobora gukena. Ni umuntu ukeneye ariko kubera ibyiringiro biramubwira ati uyu munsi nubwo ubuzima bwanze ariko ejo bizemera, uyu munsi nubwo utabona inzira ariko Imana izakiza. N'ubundi byawe kuretse ariko Uwiteka ni umwungeri wawe, bekoza deya. Aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Umva umuntu ufite ibyiringiro ntabona ubukene gusa, abona ubukene ariko akarenza amaso ubukene, akabona Imana itanga ubuzima, abona abanzi akabona Imana iri hagati y'abanzi, abona ubushomeri akabona Imana itanga akazi, abona ubukode akabona Imana yishyura y'ubukode, abona ubwo bukode nyine akavuga ati uyu munsi ndakodesha, imana y'ubukode izaba n'iyanjye, nimba mbasha kwishyura Imana ikandira inkunga wishyura izaba n'izanjye. Cyucyuti cy'ibyo amen. Twikiriza haleluya. Ibyiringiro ntabwo ugomba gushana, ntabwo yita ku myaka yamusize, kumva ntiyita no ku cyo abantu bavuga, bavuga ngo urataranditse ngo ubaye icya cumi cy'itorero, ibyo ntibibareba. Iyo wizeye, iyo wiringiye, nta myaka idakoreramo, wanyumvise neza we. No muri mirongo icyenda no muri ijana, iyo bagira ngo tabapfa irakora. Ni Imana yo mu misozi, ni Imana yo mu bibaya, ni Imana yo mu bushomeri, ni Imana ukora, ni Imana y'imfubyi, ni Imana y'abafite ababyeyi, ni Imana y'abise, ni Imana y'abatarize, ni Imana ni Imana y'abagufi, ni Imana y'abarebare, ni Imana y'abakodesha, ni Imana y'abafite abatuye mu kirere muri nivo, ni Imana y'abagenda mu kirere, ni Imana y'abagenda ku butaka, ni Imana y'ubwiriza ndetse ni Imana y'ababyaye, ni Imana y'ububazo bwacya, ni Imana ibera hose cyane. Yitwa Imana ishobora bigahera akamaro, ishobora bigahera niyo ishobora byose. Yagurutse kuyizana nyita nakumirwa. Umva impamvu nahise nakumirwa mu mazina yose muzi nayo nayiha. Iyo ni izina ryihariye nihaye, ndavuze ntishingiye uko mubonye. Witwa Nakumirwa. Muri iyo ngiki yaba hari umugore ahari, Imana yose kuba kubita ijipe n'umusohoka urayibona. Nta n'igiceri cy'atanu, ntabwo ari byo kuvugira bazabyivugira. Yitwa Nakumirwa. Siko bimeze n'abana yitwa Nakumirwa. Noneho impamvu ntabwo ikunze guca hariya mu miryango twanyuze, nta nubwo ari ngombwa mu idirishya, amadirishya afunze n'imiryango ikinze, yaca mu rukuta, yaca mu parafo, yaca mu butaka, hose ni mu kubaye. Buriya Imana ninakuvugisha n'ukwemeza ngo uzacana, ibyo ntibikureba nanjye ntibindeba. Niba ivugisha n'umuhanuzi yizeye ibyivuze, ukomeze wigere, kuko burya narayicuze usanga iravuga ikivuze kigasigara n'Imana kiringaniza imisozi, kicizira aho zitigeze. Ubundi Imana nayihaye izina, namwe mushaka kuyishakira irindi muri biterano, nayise Nakumirwa. Ni Imana idashakirwa inzira, yishakira iki? Inzira. Yaca mu rukuta, yaca mu kirere, yaca muri parafo, ipfa kuba yagambiriye kuza, nta yibaza ngo kugiyeyo. Wumva ukuntu abantu batajya bemera umunsi nkora Mariya, umuntu yasanze vewiti bari kuyidekura imbere y'iwanjye, aravuga ngo iyi modoka yayobye. Wumva ukuntu abantu batajya bemera ayisanga imbere y'umuryango bari kuyidekura ngo yayobye, kandi aho harimo umugeni y'ibiri butwara, ariko kubera ukuntu bazi uwo maso
urumva ko yaba
wambaye ry'abaki ufata ifu y'umugaruka yikora ugashyiramo akundi ugafata umugaruka usohoka ukozamo kugira ngo byorohe n'agasenga natashabanza barabireba akumvisha urabirabiriye kuko ntabwo gutanga hari abantu baba barahuye n'ubuzima maridiya wamubona avuga ngo rero ko Imana ihindure buriya abantu bari badukubitira mu gafuka ariko mujye mwihangana tuvuga aho tuvuye umuntu avuga ko Imana ikora ku cyavu igira neza ihindura amateka iragabura irambika jya banza wumva ko yanyuze kuko nawe ufite amashimwe yaho wavuye nawe afite amashimwe yaho yagize gute yavuye ni ukuvuga ngo rero umuntu ufite ibyiringiro ntabona urwobo rw'intare gusa abona intare ariko akabona Imana izimunda inyuma umuntu ufite ibyiringiro urimo murabona ntabona ko ari umuzamu Morodekayi aravuga ati nubwo ni umuzamu ibwami Imana irabyemeye ariko Imana iri kuntunganyiriza ubwami iri kuntunganya n'ibikomeye wowe ufite ibyiringiro ntabona Hamani gusa abona Imana iri hejuru ya Hamani kandi bikarangira ibintu byihindurije Imana izi guhindura ibintu mwanya bisa neza Imana izi guca ababisha ihumye ibyo mubyumve n'uyu mwanya mubyumve hari ukuntu ibajijisha kandi ikabikora ari ku mpamvu muri ibintu byinshi byahataye ntabwo Imana ibikora neza ibikora bose bikarangira wambaye impeta wambaye agatimba pasiteri akoresha umugisha taya ugasezera n'abavuga ukajya mu rugo bavuga ngo ntazabyara gushingika guhaba ati ntibasiga bakiga ntibazakora bazarwara bwacyo ugasanga ahubwo bafite furesheri kurutaho ariko kugendera iki mwabaye ko abantu b'Imana ifite ukuntu ibakurikirana bucece ariko iri kubakurikirana ariko uri mugabo bafashije amasengero ntabwo muzafata ibintu haba amavuta yihariye ibyaha n'ibyaha noneho kugira ngo dusoze ese mvuga murangiza neza umuntu wajya kumenya ngo ntugatakaze ibyiringiro mu buzima uzatakaza abantu utakaze ibintu byose ntuzigere utakaza Imana uzasigarana Imana ibintu bigende abantu bagende usigarane Imana cyose ibyiringiro mu buzima uyu munsi ushobora kumubona ari hajya ku irembo ari umuzamu ejo mugahura mu gitondo yabaye premier ministre yicaye ku ifarashi yambaye white wari uri hejuru y'abantu ari kugenda aririmba ku indirimbo abagome barazirikana ariko ntabwo Imana ijya yemera ko tuzibaririmbira ahubwo rero bazituririmba uburyo twaragushengeraga iyo byabaye burya ngo mutumeshe umutwaro burya ngo twaramuzirikanaga ariko barakuzirikanaga hari umuntu wambagaje mu minsi yashize mwihanganira uvugira imbere ya kamera wenda akazanamugeraho editingi muzakavanaho hari igihe azabona umuntu ntabonye nambaye ubusa meze nabi nambaye ikabutura n'ikigugu cy'abagore mubonye uyu munsi bisimante ndetse neza Imana imuye mwakuye imuyeho rwangendanye mu miryango n'imuzero shaka numva abantu tutabeshejeho aravuga wari kugura akabya ngo kwambara ko mubigize ngo akabya kwambara neza ngo ugerageza ko rwose ngo vurema nawe mugakabya reba umujyanama ntabonye nambaye ikabutura n'ikigugu cy'abagore ngo mwirinde mugakabya kwambara n'abakiri kwambara n'ishati wenda mvuge n'imbabazi afite narambwira icyo bikoze narambwira nakabije kwambara nabi ubu ndimo ndakabya kwambara Imana izi gupanga ibintu byumve neza. Amen. Ibyari hejuru bikamanuka bikajya hasi. Uwabona Hamani agenda n'amaguru mu yuda yicaye ku ifarashi. Hamani n'imba yerekeza bazamuririmbira ariko yikuririmbira umwanzi we wicaye hejuru, umuntu wiringiye Imana ufitanye ubumwe n'iki n'Imana. Kuri ibi bintu by'abantu b'Imana, Imana ifite ukuntu ibitegura. Vashiti atarasuzugura umwana
ntabwo ushobora kubona intebe yawe ugomba kubimenya. Ni ngombwa vashi itagira ibintu bituma bimubwira ati ntugere kumbi. Hari umuyudakazi waseze siteri urimo muranyuma neza. Imana ntabwo ireba kuri forumire ngo umunyagano ngo ntiwize ngo nagize ute, no, ireba icyo mupfana n'uko mubanye. Esiteri Imana igatishaka umwanya ukazishaka uzahagarare bene wanyu bwawe komera Imana amashyi. Imana igitego ubundi abantu biringiye Imana Bibiliya ibagereranya n'imisozi. Zaburi 125 ku gice, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, yego utabashika kugereranya. Kuko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu bamwiringiye, abagota uhereye no ukageza iteka ryose. Imisozi nijya yimuka, uzabaza amakuru. Imisozi ihora ari imisozi, Karisimbi ni Karisimbi, Sabyinyo ni Sabyinyo, Muhabura ni Muhabura, Mo Kigali ni Mo Kigali. Mwana wibona imeze kuriya uzaba ko mutavuga imisozi ntabwo utuye muri bane uriko Nyarutarama hahinduka amazu n'amakaritsiye amaze nagahinduka za Vision Gaciro ni Gaciro birava ikeretse ko wenda hahinduka nahinduka utuze na bitewe n'inyubako zahaye. Uranyumva shakisha imisozi ijya yimuka, hahinduka ibintu biri hejuru, umusozi uteremuka. Keretse Yobu wenyine niwe wahisubiye ku misozi ijya yimuka. Yobu 9:5 Yobu yagiye kubona mu misozi yimuka, aravuga ngo Imana yimura imisozi ikimuka itanu. Imana yonyine niyikimuka. Zaburi yanditse Zaburi aravuga ngo iyi Imana irebye imisozi icunga umwotsi. Burya mubona ibirunga birutse, burya ngo Imana irebye. Noneho wirebye isi ihinda umushyitsi. Burya ngo mubona habayeho ibintu by'imitingito, hakabaho ibibazo byinshi. Kuko Imana ibigize iki ibirebye hakabaho birabera kureba no gusa hahita habaho karagashya. Noneho icya kabiri ngo burya ibihagurutse mu ntebe yayo, ngo burya inavuye ihagaze muri pozisiyo y'urugamba, harimo ahantu igiye kurwana. Ko murabizi ko Imana ndiho mvuga ibintu byinshi, murabizi ko yitwa Imana nyir'intambara, yitwa nyir'ingabo. N'iyi ntambara zidahari irazikereye, izishakamo amashimwe n'icyubahiro. Mwabaye muteye ku nyanja yarazikereye kugira ngo inige ingabo z'abanyegiputa bamenye yuko hari Imana y'Abisirayeli ibakurikirana. Ntabwo muzi ko izikereye afite byanirwa. Ubundi ikintu mugomba kumenya, se mwarabimenye, ariko uzi ko nta makuru ufite we. Icyambere ni amakuru. Wari uzi ko iyi Imana ari iya mbere mu byumve neza nabonye yitumira mu nama ntawihaye metasiyo. Nibyo nabonye yihariye. Jewe inama utanga mbese nawe nza kurwana n'ikiza amafaranga yanjye ni kuvuga ibitekerezo byanjye. Niba utanga imetero ingana n'ibyawe, ariko Imana iravuga ati ngiye kwitumira. Ariko umva inama yitumiramo ngo yitumira mu nama z'abagambanyi bagambanira abakiranutsi. Izo nizo mukunze kujyamo cyane. So iziza bigatangira nazo ikagereka ku gukorana nta nubwo inavuga ivuga bakoze finisaje bageze ku musozo bavuga ati tuzamuhera muri Kiyo, tuzamuha aside, tuzamurogera aha, tuzabikora gutya, bakabivuga, tuzamurega Viole. Hari ibindi amadosiye y'akazi nk'abantu hari amadosiye y'akazi kabise y'inyejamo. Noneho bakabipanga bagera kuri finisaje. Imana yabyumvise byose. Undi uko bisoze vuga iravuga imigambi yanyu nayo yose ntabwo izaha. Kandi ugahita ikomeza ikajya muri taravayi nta nubwo kubaho ngaho. Nibasengera ijoro ryabo mugasengera barwana naryo ikavuga ngo imigambi yanyu ntizaha. Imana amashyi yikorera imigambi yanyu ntizaha. Ikomeza icyo ushaka kubabwira rero. Amen. Twikirize haleluya. Ndakwifuriza kudatakaza ibyiringiro. Ntuzigere utakaza ibyiringiro mu buzima. Uzakomeza Imana mu buzima bwawe. Amen. Kuko niyo buzima bw'abayizeye. Ntigishirwa, ntiginanirwa, ntigiruha, ntigihindurwa n'ibihe. Nta krize igiba ku Mana ngo amadolari yazamutse. Ubukungu bw'isi bunyeganyeze. Imana ibigeretse ku muntu kandi hagati yitwa niyo. Ibigeretse ku muntu kandi mu bihe bibi muzasanga muzakora ubushakashatsi muzasanga mu bihe abantu bitwa nk'ubundi muravuga mu kwa mbere bavuga yuko mu kwa mbere ngo hari Imana ifite sebe asize ukuntu amezi kugenda mu yameze no mu kwa kane. Ubu abantu bateganye n'Imana ko bagiye kubaho neza akiyamo komera Imana bishyuye muri byari ya conflict muzasanga Imana babanye n'Imana neza babayeho neza mu bihe bikaze mu bihe bikomeye. Niba usanga abantu biringiye Imana bafite ibyiringiro mu Mana babayeho neza.
turacyakundana nagira amabwire ngo gira ibyiringiro, tunga ibyiringiro, witakaza ibyiringiro, komeza ibyiringiro. Kudatakaza ibyiringiro ni ukutari kuri Imana.